Okay guys, ngo hayi ikaze kandi ndagushimiye wese mu gukurikira YouTube channel yacu Online 250. YouTube channel ikugezaho ibintu by'ubwenge ndetse kandi byizewe. Uyu munsi ikintu kituzanye imbere yanyu ni ukubereka akantu kuri no application ya Hifami mutarafungura kandi abantu benshi muyikoresha mushobora kuba mutaragafungura. Ese waruzi ko iyo iyi application ukimara kuyiyandikishamo tayari uhita ubikuza nta kindi kintu urakora? Ushobora kuyiyandikishamo tayari ugahita uhera kuri step yo kubikuza. Uyu munsi nibyo ngiye kukwereka, mwereka uko wakorera amafaranga menshi ndetse n'abatararebye video ya strategy zose bakoresha kuri no application. Uyu munsi video iraza kuza kubigusobanurira neza ubashe nawe kuba wabona amafaranga. Nk'ibisanzwe rero link yo kwiyandikisha uraza kureba hasi muri comment ubone link, then uyinjireho kugira ngo uze gutangirana ya bonus yo guhita ubikuza. Uraza hano muri application rero umaze kwestara, nuza hano muri application uraza gusanga ngiye maze kugera kuri level ishimishije cyangwa se level nyinshi. Yes, maze kugera kuri level ya 40, yes ya 45. Uri kumva wowe ushobora gusanga ukiri muri level ya 10 na kangahe bitewe nuko utakurikiye video nasizeho ubushize. Gusa uyu munsi byose ngiye kubiramburira hamwe muri ino video kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Ikintu cya mbere uzajya uhita ukora ukinjira muri application, niba ari bwo bwa mbere cyangwa se niba usanzwe uyikoresha, uzajya uza hano kuri withdraw, uzajya usangaho amafaranga ayo ariyo yose wemerewe guhita ubikuza. Nuza hano uzajya uhita ubona tugiye no guhita tubikuza kugira ngo abatabizi babibone. Hano twebwe uri kubona batwemereye guhita tubikuza andi mafaranga, ari nayo mpamvu nababwiye ngo ino application muyikoreshe cyane kandi buri munsi mujye mucekinga hano kuri withdraw kuko buri munsi hari withdraw bashyiraho. Yes, iyi withdraw rero niyo tugiye guhita turebera. Wowe niba ari bwo bwa mbere yes guys, numara gukanda hano kuri asset uraza guhita ubona hano hantu handitse ngo add funds. Nukanda hano kuri add funds uraza kuhakanda uhita uza hano handitse ngo on chain deposit. Nukanda kuri on chain deposit bazajya bahita bakugeza hano, urahita usacingamo iri jambo uri kubona hano, urasacingamo iri jambo uri kubona hano, then numara kurisacingamo barahita bakuzanira coin imeze gutya. Uhitemo hano kuri Ethereum ERC20 uyikandeho, then uhite ino link uhite uyirya copy, then numara kuyikopiya duhite dusubira muri application yacu ya Hifami. Nidusubira muri application ya Hifami turaza kuri withdraw nk'ibisanzwe. Nituza kuri withdraw turahita dukanda hano kuri withdraw kuri dino coin baduhaye. Yes, dukande kuri withdraw. Yes, ku bantu basanzwe rero bo barakoze verification kuko hano dukora face verification. Yes, bo barahita bakurikizaho ino step. Gusa ku bantu batakoze face verification baraza kugusaba ko ukora face verification. Bwa mbere barakubwira ngo urebe mu buryo bwo hirya, then numara kuburebamo uhite ugarura mu buryo bw'ibumoso, then numara kugarura mu bumoso uhite uzamura ijosi ryawe nyine urebe hejuru babone munsi y'akananwa, then bahite bakubwira ngo open your mouth, uhite ufungura nyine amenyo yawe agaragare. Bibe birarangiye. Nibisoza uraza guhita ugera nawe ahantu hameze gutya ukande withdraw, uhita ukanda hano kuri confirm. Turategereza amafaranga yacu arahita atugeraho mu kanya gatoya. Then amafaranga yacu namara kutugeraho, mu gihe dutegereje ka tugeraho, reka mbe ndi kukwereka ubundi buryo rero uzajya ukoresha ukabona amacoin menshi ndetse kandi ukabasha kugera kuri level nta kindi kintu utanze cyangwa se nta kindi kintu bigusabye. Yes, nkuko mubibona, sorry gato nahakanze ntaberetse, nago bagiye bakabereka. Ikintu uzajya ukora uzajya uza ugakandeho. Yes, numara kugakandaho cyase uze ukande hano kuri room, byose bikora kimwe. Ngiye kankoreshe room, then wamara gukanda kuri room uhita ugera ahantu hameze gutya. Sorry gato, uhita ugera ahantu hameze gutya, then kansubira inyuma. Yes, uzajya uza uhita ukanda hano kuri kano ka box. Numara kugakandaho bazajya bahita bakugeza muri room ugiye gukora. Sorry gato, muraza kwihangana ninza gukoresha room ntago muri buze kumva amajwi, gusa muraza gukurikira tuno dufresh ibintu ndi bugende mbereka. Ntago ndi butindemo kugira ngo video itaza kuba ndende, ndakoreramo make ya then nawe urabubonye uko uzajya uyakorera. Uzajya uzuga kandeho, ubwo ngubwo nimara kwinjira muri room ntago muri bwumve. Yes, ntago muri bwumve ndi recording kuko baransaba access kuri microphone yanjye.
murakoze mukomeze murebeho biraza gutungana. Gusa nyuma ndahita nkwereka uko wagura housekeeper cyangwa se umuntu uzajya ugucrimingira ugusarurira ukabasha no kuba wabikuza. Byose turahita tubirebera muri ino video bitarenze iminota 5. Guys, nitugera muri room uzajya usanga bimeze gutya. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bakanze handi muri room naberetse bageze muri room mo imbere. Uzajya ugera ahantu hameze gutya. Okay guys, murakomeza kwihangana. Uri kubona ahantu handitse ngo go. Ahantu handitse go niho dukoresha turi gukorera ano macoin. Uzajya wakanda, then numara kuhakanda kano kagabo kazajya kagenda gasimbutse, amacoin kaguyemo niyo uzajya uhita utsindira. Nkuko mubibona ntsindeye amacoin atari makeya, gusa nyine biragoye kuko ano majwi nayafashe nyuma yuko nkora video. Nari nabibabwiye ko amajwi agiye kuvaho. Ndongera makande, then nimara kuhakanda uri kubona nguye hano yiguye mu bana nabwo ububonye coin 10 ziyongera kuri zino zo gusimbuka. Yes, urongera uhakande, de uri kubona ndi kugenda nkorera amacoin menshi binyuze kuri ino game yo gusimbuka. Unyuze hahandi kuri room ku bantu babibonye. Yes guys, nkuko mubibonye dusohotse muri room rero ikintu tugiye gukurikizaho yes ni ukugura housekeeper uzajya udukorera buri munsi. Gusa ngiye kubanza nkwereka ukuntu banza kwa upgrading cyangwa se ubanza kwa updatinga. Yes, ukuntu banza kwa updatinga level. Yes, level urimo ukabasha kuba wa updatinga. Niba uri ku ya mbere ukagura ya kabiri cyangwa se niba uri ku ya kabiri ukagura ya gatatu. Reba hano hantu ndi gushyira udufresh naho uzajya usanga habaye icyatsi. Ni haba icyatsi uzajya uhita ukandaho level yawe bayongere ndetse bakongere n'amacoin uzajya ukorera ku minota. Ubwo ngubwo ikintu kigiye gukurikiraho ni ukuntu tugiye kugura housekeeper. Nkuko mubibona hariya hejuru mfiteho amacoin angana na 3,000,000 n'izindi zirengaho. Gusa ngiye kugura level mbikwereke ahite agabanyuka ubireba. Nkwibutsa ko ari amacoin ari akuzamura muri level, kandi uko uzamuka muri level ni kugenda ubikuza amafaranga menshi cyane. Hano nsize agafresh k'umutuku niho tujya, then numara kuhajya uri kubona nguze level hariya hejuru haratasigaraho 263,000 kandi twari dufiteho 3,000,000. Ubwo ino level uri kumva amacoin nyiguze. Nkuko ubibona hano nsigaranyeho amacoin 223,000. Gusa mukanya araza kuba yasubiye muri za miliyoni kubera ko naguze housekeeper unkorera collector cyangwa se unsarurira. Ikindi kintu tugiye gukora, ngiye kukwereka none ukuntu wagura housekeeper. Urahita uza hano kuri withdraw, niba ufiteho 0.5 urahita uza kuri withdraw. Yes, numara kuza kuri withdraw ngiye mfite na VIP1. Gusa VIP1 nzakwereka uko uyigura cyangwa se nzagusobanurira ikimaze hano muri no application. Numara kuza kuri hano kuri withdraw ntago twebwe tugiye kubikuza, ahubwo tugiye kugura housekeeper. Tugiye kugura umuntu uzajya udukorera. Turahita tuza hano handitse ngo shop. Nituza hano handitse ngo shop uri kubona hano hantu handitse ngo housekeeper w'iminsi 7 w'icyumweru. Urahita ukanda kuri redeem, urahakanda inshuro imwe. Then numara kuhakanda inshuro imwe tayari uraba wahise ugura housekeeper wawe uzajya ugukorera. Ya minota nizajya igera nta kintu uzajya ukora, wowe uzajya usanga yagucollectingiye amacoin yose yagiye hariya hejuru, nta kindi kintu ukoze. Ubwo ni uburyo rero bwa mbere nkweretse uzajya ukorera, I mean uburyo bwa kabiri nkweretse. Nkuko mubibona twebwe baduhaye access yo kubikuza $10 kuko twagijeje level ya 30 baba bashaka. Nituza hano muri withdraw history. Yes, muri no history ya withdraw uri kubona nabikujemo $10 menshi cyane. Nituza na hano muri Binance kugira ngo ubibone uraza kuri Binance, then nuza kuri Binance uhita uza kuri asset kugira ngo ubone amacoin mfiteho ubwoko bw'amacoin. Turaza gusangamo ari amacoin nagiye mbikuza yose. Yes, yaraje ama USDC nkuko mubibona ariho, gusa nyine ni make kuko andi naratradinze nayakozemo ibindi bintu. Yes, nkuko mubibona history dufite hano na hariya muri Binance irahari. Ubwo wakoze kureba video kandi ntugende udakanze subscribe niba aribwo bwa mbere ugeze kuri no muyoboro wa online 250. Ciao ciao.